Hello guys, welcome to my channel Uburyo TV guys. Twongeye kubasuhuza kandi tubahaye ikaze kuri YouTube channel yacu Uburyo TV. Reka twizere ko aho muri hose mumeze neza, reka twizere ko ibyo murimo byose birimo bigenda neza 100%. Twongera gushimira wowe wakoze subscribe kuri YouTube channel yacu, waduteye ingabo mu bitugu. Tubonereho gusaba nawe utarakora subscribe kuri iyi channel ko wakanda subscribe ukemeza no kuri ako kazogera ka all notification kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho mu bambere guys. Tudatinze, murabizi iyi channel ibagezaho ama update atandukanye avugwa muri cryptocurrency, cyane cyane mining platform. Nkuko mubizi iyi channel nibyo ikunda kwibandaho cyane, ariko nanone ntabwo twari twarabibagiwe, ntabwo twari twarabatereranye, ahubwo twari turi mu zindi gahunda, ariko nanone tutabirengagije ko tugomba gusangizanya amwe mu makuru aba ari kugenda trendinga hirya no hino, cyane cyane kuri izi mining zikorerwa kuri telefone guys. Nkuko mubibona ahangaha turi muri P network, aho tugiye kugaruka kuri iyi global consensus value ivuga ko PI imwe izaba ingana n'ibihumbi 314,159 by'idolari. Iyi ni global consensus value cyangwa se GCV. Ahangaha tugiye kureba ese ninde wakomeje kuzamura iyi GCV, ese byatewe n'iki cyangwa se yabikoreye iki, ni muntu ki, ese ni ba Dr. Nikora ba nyir'umushinga wa P network? Reka turebere hamwe muri iyi video. Icyo usabwa ni ukubana natwe kugeza video irangiye. Nkuko mubibona hano turi ni ku rukuta rw'uwo bita Doris. Uyu ni umuherwe w'umushinwa, akaba ari we muntu wa mbere wabashije kugenda ashyigikira global consensus value ya P network, cyangwa se gushyigikira kariya agaciro ka PI imwe kishobora kuzasohoka ingana n'ibihumbi 314,159 by'idolari. Ibi rero yarabiharaniye cyane, aho bya trendinze ku mbuga zigiye zitandukanye, aho byagiye bigira mu bihugu bitandukanye. Uyu munsi akaba yanditse ku rukuta rwe rwa Twitter, aho nawe wajyayo ukarusura @Doris, urarubona hariya hejuru. Hanyuma yashyizeho itangazo rivuga ngo the first is that the Chinese community Gov working group produced the video for yesterday Hawk News. Ahangaha yavugaga ko abambere babashije guparticipatinga cyangwa se kwigaragaza kuri global consensus value ya P network ni abashinwa. Nibo bambere babashije kwigaragaza cyane muri kariya agaciro cyangwa se bamamaza. Murabizi abashinwa bagiye bacishaho video nyinshi zigiye zitandukanye zigenda zigaragara bari mu birori bya P network celebratinga. Ahangaha twagiye tubigarukaho cyane n'ayo mavideo tuyabereka. Murumva ko nibo bambere babashije kugenda bigaragaza muri uyu mushinga, kandi ni nabo na n'uyu munsi bakiri imbere mu gucuruza ibicuruzwa byabo bimwe na bimwe kuba byemera muri PI network. The second video is Rwanda pioneer sending me Rwanda global consensus value expo. Aba kabiri hano yagaragaza ko ari aba pioneers bo mu Rwanda bamwoherereje video iri gushyigikira global consensus value muri expo. Ibyo nabyo byarakozwe mu gihugu cy'u Rwanda. Hanyuma third is another video from the Arab community. Gatatu na Abarabu cyangwa se ni groupe y'Abarabu nayo yabashije gusapotinga global consensus value. Hanyuma kane ni aba Yemen, nabo ni community yari yishyize hamwe, ndetse n'abandi bose uko bagiye babasha gusapotinga cyangwa se gushyigikira iyi global consensus value nk'uko mwagiye mubibona mu mavideo agiye atandukanye. Ariko ntabwo twari twarabagiye kure, turagarutse ngo twongere dukomerezeho n'andi makuru. Ciao, mugire umugoroba mwiza nawe.